w'Imana iyo wahuye n'umuhanuzi w'Imana ndagira ngo nkubwire ngo ikibembe kirahunga ubutaka arabuhumanura ibyawe byahumanye birahumanura ngo Elisa arababwira ngo nimumpereze imperezo nshya ngo bamuhereze n'umunyu aragenda amisha mu isoko y'amazi amisha mu butaka arababwira ati nimwumve uko Uwiteka avuze aravuze ngo aya mazi ntazongera kurura ntazongera no kwicana ukundi amazi arayavumura nshuti yanjye amazi yawe yarahumanye ibyawe byarahumanye Imana iguhuze n'umuntu wo gusengera ibyawe kugira ngo bihumane waba uri mu Rwanda waba uri hanze ikibembe ntaho kidasanga umuntu ikibembe cy'urushako ntaho kidasanga umuntu ikibembe cy'imikore ntaho kidasanga umuntu ikibembe cy'ubukene ntaho kidasanga umuntu ariko hura n'umuntu w'Imana akubashe kugusengera agukureho ikibembe cyabasa ubuzima bwawe haracyari ibyiringiro kuba urwaye urwaye wabukira haracyari ibyiringiro ko kunanirwa kubaka Imana yakubakira urugo haracyari ibyiringiro kuba ukora abandi ukora ugahomba nyamara abandi bakora bakunguka nshuti yanjye reka nkubwire icyo ni ikibembe cyo kudakora abandi bakora ariko hura na Elisa wabasha kugukuraho icyo kibembe amaboko yawe akayahumanura hanyuma ukagenda ugakora nawe ibintu bikemera reba icyubahiro ufite wireba umwanya wicaramo reba ikibembe ufite Imana iguhuze n'umuhanuzi w'Imana wabasha kugukuraho ikibembe gukomera kwawe ntibivuze ko ikibembe utagifite icyubahiro ufite ntibivuze ko ikibembe utagifite Namani yari umugaba yari umuntu ukomeye yari uwa kabiri ku mwami ariko Bibiliya itubwiye ko yari abembye nshuti yanjye subiza amaso inyuma urebe mu rugo rwawe ni ikihe kibembe ufite urugo rwiza ufite inzu nziza utahamo ufite imodoka nziza ugendamo ariko nyamara hari ikibembe kiba ku mutima wawe hari ikibembe kiba ku mubiri wawe ariko reka nkubwire waba ufite inzu nziza ukaba ufite umugore mwiza wariko ufite ikibembe cy'ukurwanya reka tubashimire mwese abadahwema kubana natwe uko bukene uko bwije kambabwire ngo nukuri natwe turabakunda kandi iyo turi kumwe namwe biratunezeza dukunda kubabwira ngo mukore subscribe mukore share like na comment impamvu ya comment tuba tugira ngo utubwire ibyakunejeje n'ibitakunejeje kugira ngo nitujya kugira ibyo duhindura tuzahere kuri ibyo ngibyo kabiri tugusaba like kugira ngo ubirayikinge n'abandi nabo cyangwa like ni ukuvuga ngo nabikunze n'abandi nabo bazabikunde kandi cyangwa se YouTube ibihe rekomandasiyo ibyo twatanze niba koko wemera ko byagufashije gatatu turakubwira ngo sangiza abandi kugira ngo nawe ugabane natwe umugisha wo gukorera Imana icya kane tuba twifuza yuko wakora subscribe kuko tuba twifuza ko nuyikora nawe ubona notification y'ibiganiro byacu mbere y'abandi rero nira ngo mbabwire ngo iyo ni impamvu ituma tuzirikana cyane kubasaba ibyo bintu byose kandi nubiduha nago uzabuduha ikintu kibi natwe bizatugwa neza Imana ibamugisha reka tubwire abadukurikiye kandi tubana uko bukene uko bwije ngo ganiro byacu nakagaruka turi kumwe n'umutumirwa pasteur nagaruka mbere abanye natwe murabizi uko nayo babwiye nagaruka mbere ariko je yazagana nabwiye n'ubwa mbere ariko si n'ubwa nyuma abonye ko rero yagarutse ntabwo no akiri umutumirwa w'umushyitsi cyane ahubwo yamaze kuba umufatanya bikorwa natwe wo kugabirira abantu b'Imana ijambo ry'Imana mushumba mwadusuza mukibwira abadukurikiye Imana bamugisha murakoze cyane turanezerewe kandi turabashimiye mwikaze muduhaye abadukurikiye bari hirya no hino abari mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye ndabashuhuje mu izina rya Yesu ningewe kandi ugarutse ndi Pasteur Alphonse Wisenga murakoze mushumba nanjye uri nyuma y'amarido ndi Pasteur Moise reka mbasengere hanyuma mugabure ikimana bashyize ku mutima Mana nziza turagushimiye kubw'umugaragu wawe mukoreshe nkuko usanzwe umukoresha kandi ahinduke umuyoboro mwiza abo mugende ugeze amazi ku mitima isaraye dusengeye cyane abazaryumva bose bazabohoke bazakire neza yawe Kristo turabasabiye kandi twinginze kugira ngo imbaraga zawe zibe muri we bityo abera bawe bagubwe neza tugucire bugufi kubw'uyu mwanya kibaro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen karibu mushumba no kuvuga ikimana bashyize ku mutima Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mwebwe abadukurikiye bari hirya no hino kandi abankurikira mbonereho no kubashimira kuri channel Wisenga TV Imana ibaho umugisha kandi mukubwe neza aho muherereye uri mu kazi se uri muragenda
uri mu modoka se urayitwaye, uri mu kazi gatandukanye, ni ukuri ndabashimira umunsi ku wundi kandi nongera no kubiyegereza mbabwira ngo Imana ijye ibaha umugisha. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri, turasoma ku bice byaho 5 duhereye ku murongo wa mbere turasoma n'uwa 3 kandi tuze no gusimbuka dusome n'umurongo wa 14. Aravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiraheli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Umurongo wa 3, bukeye umuja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibi bibembe. Imana ishimwe. Tusimbuke ku murongo wa 14, haravuze ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana mutoya, arahumanuka. Imana yacu nishimwe. Nshuti bene data bakunzi bacu, tugiye kuganira aya magambo y'Imana dusomye. Tugiye kuganira kuri uyu mugaba w'ingabo w'i Siriya witwa Namani. Hanyuma turongera kandi tuze kuganira kuri uyu muntu w'Imana bita Elisa. Ndashaka kuvuga iki kuri aya magambo? Bibiliya iratubwiye ahangaha i Siriya nk'uko inkuru zitangira, hari umugabo wari ukomeye mu gihugu witwaga Namani. Bibiliya iravuze ngo Namani yari umugaba w'ingabo, ndetse Bibiliya iravuze ngo niwe Imana yaheshaga Abasiriya kurwana intambara n'Abisiraheli bakabatsinda. Ariko uyu mugabo Namani yari afite icyubahiro ndetse yari akomeye mu gihugu, yari uwa kabiri ku mwami w'i Siriya. Ariko ikibazo, Namani yari umubembe. Namani yari abembe. Bibiliya iratubwira ngo mu rugo rwa Namani igihe bateraga i Siriya, ngo baragiye mu byo banyaze, ngo banyagamo n'umwana w'umukobwa, aramuzana amugira umukozi wiwe mu rugo. Ngo igihe kimwe akajya yitegereza shebuja, ngo akabona shebuja afite ibibembe byuzuye umubiri. Nimvuga ibibembe, usubiza amaso inyuma, urebe uko ungana, urebe icyubahiro ufite, urebe ubutunzi ufite, ariko urebe n'ikibembe kiba ku buzima bwawe. Gukomera kwawe ntabwo bivuze ko utaba ufite ikibembe. Uyu Namani yari afite ikibembe, umubiri we wari ubembye. Nyamara Bibiliya iravuze ngo niwe Uwiteka yaheshaga amaboko yo gutsinda Abisiraheli. Ariko nyamara yarabembye. Gukomera, kuba umutunzi ntibivuze ko utabemba. Namani ngo mu rugo hari agakozi gatoya kamukoreraga imirimo ya buri munsi, ngo karangije kwitegereza shebuja kamugirira imbabazi. Imana iguhuze n'umuntu wakugirira imbabazi, akakuyoboraho ikibazo cyawe n'ikibembe cyawe cyakirira. Haleluya. Imana yacu ni kimwe. Ngo umwana yegera nyirabuja aramubwira ngo icyampa databuja akajya i Samariya agasangayo umuhanuzi, ngo yamukiza ibi bibembe
Namani afite. Bibiliya iratubwira ngo umugore wa Namani ngo atashye aramubwira ati databuja mugabo mwiza, naje kumenya ko muri Isiraheli i Samariya hari umuntu w'Imana kandi wakurambikaho ibiganza uburwayi bwawe n'ibibembe byawe bigakira. Ngo arangije Namani arazamuka aragenda ajya kwa shebuja, ajya ku mwami, aramubwira ati mwami nyagasani, nyandikira urwandiko runyemerera kujya mu bundi bwami, kuko namenya amakuru yuko i Samariya hari umuntu w'Imana kandi uri bunkize uburwayi bwayo. Ngo umwami ararumwandikira, ngo umwami amaze kurumwandikira, ngo arangije afata amatandiko ashyira ku ndagobe, umwami amuhereza abagaragu, amuhereza ingabo zo kumurinda. Ngo barangije urwandiko araruzana arwoherereza umwami. Umwami yamwandikiye amubwira ngo nohereje Namani umugaba w'ingabo kugira ngo aze akire, kuko aho ngaho ari hagomba gukirira uburwayi. Ngo umwami akirusoma w'Abisiraheli, ngo arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ngo si njyewe, ngo ibi ni ukwanduranya, ibi ni ukunyendereza. Umwami anyohereza urwandiko, ni njyewe ukiza ababembe ibibembe byabo. Ngo Imana isura igenderera umuhanuzi wayo Elisa, iramubwira ngo hamagara umwami umubwire ngo murekyaze kugira ngo amenye Imana iba muri Isiraheli. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ngo Namani araza. Ahangaha ndi kuvuga kuri Namani n'ikibembe, ariko kandi dusubiza amaso inyuma, ndimo ndashaka no kuvuga ku muhanuzi w'Imana ku buzima bwabo. Ngo Namani araza, ageze kwa Elisa, ngo ahagarara mu rugo. Umwami Elisa ahagarara hejuru mu nyubako, ngo yitegereje abona umugaba w'ingabo w'Isiriya ahagaze mu rugo. Aramubwira ati genda ujye kwiyuhagira mu kidendezi inshuro 7. Ngo Namani akibyumva arangije aravuga ati njyewe narinzi yuko uri mu manuka ukaza ukandembarembya ibiganza ibibembe byanjye bigakira, none urambwiye ngo ninjye kwiyuhagira mu kidendezi inshuro 7. Ngo umugaba w'ingabo ararakara cyane, aravuga ngo ariko ubundi waci Damasiko izi nzuzi ziwanyu i Samariya ziruta iziwacu Damasiko. Ahangaha icyabiteraga Namani byamutewe n'icyubahiro, yumvaga ko Elisa ari bumanuka akamurambikaho ibiganza. Nyamara Elisa ubutware bwari muri we bwagombaga gutegeka amurambitseho ikiganza cyangwa atamurambitseho ikiganza. Reka nkubwire wowe muntu ugiye kudukurikirana, Imana iguhuze n'umuntu w'Imana ugukuraho ikibembe ku buzima bwawe. Ufite ikibembe cya diyabete, ufite ikibembe cya sida, ufite ikibembe cya kanseri, ufite ikibembe cy'umutima, ariko ndagutangariza nkubwira ngo Imana iguhuze n'umuntu w'Imana, iguhuze na Elisa ku buzima bwawe kugira ngo agukureho ikibembe. Ibibembe ni byinshi, ibibembe bigira amazina menshi, ibibembe twabyita uburyo butandukanye, kuko no kugira amafaranga kunanirwa kubaka bikakubaho, icyo ni kibembe, kuko bananiwe kubaka nyamara abandi bubatse. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ushobora kuba ufite ibiryo Imana yaraguhaye ibiryo, ariko ufite ikibembe cy'uburwayi. Barakubwiye ngo uzajya urya ibijumba byokeje, uzajya urya imyumbati yokeje, urya imboga zitogosheje, nyamara ufite amafaranga utemerewe kuyarya. Reka nkubwire ngo Imana iguhuze na Elisa agusengera iyo ndwara iri mu mubiri yaguteye ikibembe, iyo ndwara ivemo, hanyuma ubashe kugira amafaranga ntuyarye n'ikibembe gikomeye. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ufite ikibembe, ufite amafaranga, ufite ubutunzi, ariko nta mwana ugira. Nshuti yanjye, ufite ikibembe cyo kutabyara, egera umuntu w'Imana, egera umuhanuzi w'Imana Elisa. Ba Elisa baracyahari, nubwo hari ba Gihazi, ariko na ba Elisa barahari. Kandi mwibutse ko ba Elisa bagendanaga na ba Gihazi, ariko Elisa na Gihazi baratandukanye. Rero reka nkubwire, wizinuka Imana kubera ko wahuye na Gihazi, haracyari ba Elisa bagukuraho ikibembe. Haleluya. Dusomye mu bice
bibiri dusanga ngo ubwo Elisa yamaraga gutandukana na Eliya ngo yahingukiye i Yeriko. Ushobora kuba warahuye n'abahanuzi benshi ariko ikibembe ufite ntibakikuvana. Haleluya, Yesu ashimwe. Bibiri gitubwira iki? Iratubwira ngo ubwo Elisa yahinduraga amaze kwambuka Yorodani atandukanye na Eliya, ngo yaraje agera i Yeriko. Ageze i Yeriko ngo abanyamudugudu n'abanyagihugu baramusanganira, bamenya ko Elisa ari umuntu w'Imana. Nyamara i Yeriko hari haraciye abahanuzi benshi, ariko nyamara abahanyuze ntibabamenya. Ariko Elisa hageze ngo akigera ku nkike z'umuryango baravuga bati muntu w'Imana, iki gihugu ureba ni cyiza, n'uyu mudugudu ureba ni mwiza, ariko amazi yaho ararumbye ndetse n'ubutaka bwaho burarumbya, ntawe uhinga ngo yeze. Elisa arababwira ngo nimumpereze imperezo nshya. Iyo wahuye n'umuntu w'Imana, haleluya, ngo Elisa arababwira ngo arangije ngo n'ubu butaka ntawe uzongera guhinga ngo arumbye, ahumanura ubutaka. Baramureba baramumenya. Imana iguhuze n'umuntu w'Imana, Imana iguhuze n'uhumanura ibyawe byamaze guhumana. Ngo Namani dusubiye inyuma, ngo Namani arangije aravuga ngo no, njyewe umugaba w'ingabo w'Isiriya, ni gute wambwira ngo ninjye kwigaragura, ninjye kwidumbaguza mu mazi? Iwacu i Damasiko hari byose. Nshuti yanjye, amazi ntabwo ari amwe. Aya mazi yararimo igisubizo cya Namani. Ngo Namani arangije ngo arivumbura aragenda ati niba utamanutse ngo ndebarembyeho ibiganza ntabwo najya muri ziriya nzuzi kuko ni wacu i Damasiko zirahari. Ngo ageze mu nzira abagaragu be baramubwira ngo databuja, iyaba gusabye ikindi kintu gikomeye ntabwo uba ukimuhaye. Nkaswe kukubwira ngo genda mu kidendezi hariya hepfo wiyuhagire wibiremo karere. Icyo kintu kirakuremereye, reka icyubahiro ufite ahubwo urebe ikibembe kikumereye nawe. Ufite ikibembe cyo kwirukanwa mu kazi, akazi kose ugezemo ntugatindamo, barakwirukana kandi bakakwirukana nta mpamvu. Wa mugore we, reba ikibembe ufite, urashaka urugo rugasenyuka nyamara nta makosa ubifitemo. Wanasubiza inyuma ugasanga nta ngeso mbi zigusenyeye. Icyo ni ikibembe cyo kutubaka. Wa mugabo we, unaniwe kubaka atari ukubuza ubwenge bwo kubaka, ahubwo ikibembe kirakugendaho, kirimo kiratuma utubaka, kirimo kiratuma urugo rwawe rudakomera, ruhoramo amahane. Hari ikibembe kiguteza umuryane hagati yawe n'umugore. Ariko Imana dukorera, Imana dusenga, ndasenze nkubwira ngo niguhuze n'umuntu ukuvanaho icyo kibembe, ubashe kubaka, ugira amahoro. Kuko burya indangagaciro z'umugabo ni ukugira urugo, no kugira agaciro k'umugore ni ukugira umugabo. Pawulo abyandikira Abakorinto yaravuze ngo ntabwo umugore yabaho nta mugabo, ndetse n'umugabo ntiyabaho nta mugore. Ariko uyu munsi abana, ikibembe cy'abana, abana baranywa ibiyobyabwenge, icyo ni ikibembe. Abana barakunaniye, icyo ni ikibembe. Ariko Imana iguhuze n'umuntu wahumanura ubuzima bw'urugo rwawe, abana bawe bakaba abana bazima. Ngo kuko biratubwira mu migani ngo umwana ufite ingeso nziza anezeza, ngo ariko umwana w'ingeso mbi n'imico mibi ababaza nyina. Nshuti yanjye rero nkurikiye, unyemerere negera umusozo. Mwene data, Imana iguhuze n'umuntu umwe, iguhuze na Elisa wo kugukuraho ikibembe. Bibiliya tubwira ngo Namani aragenda ariyuhagira ngo yibiye karindwi, ikibembe yari afite kimuvaho. Nshuti yanjye, ngwino wibire, ngwino uhure na Elisa yongere agukure icyo kibembe. Wishingira ku cyubahiro ufite, wishingira ku butunzi ufite, ahubwo ushingira ku kibembe cyakubase kandi cyazengereje ubuzima bwawe, cyarakuzonze urabizi, ariko wikwihagararaho. Namani yihagazeho, abagaragu baramubwira bati no, wikwihagararaho. Iyo gusaba ibirenze ntububikoze, emera uce bugufi, wehure na Elisa. Imana iguhuze na Elisa wanyawe, ntuhure na Gihazi, kuko nuhura na Gihazi araguha ibibembe biruta ibyo wari ufite. Imana ibaha umugisha. Bene data ndabakunda, mugubwe neza, mugira amahoro y'Imana kandi ndabakunda. Hanyuma mwihutire kumva iki kiganiro, nugifungura ugitangire hano nagikomeze, kandi ikindi ujye ukirangiza kugira ngo wumve icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Hanyuma mukore subscribe, mukore share, mudufashe kugira ngo ivugabutumwa rigere kuri benshi, kandi mukore like. Hanyuma kandi muduhamagare, mutugire inama, mutubwire natwe ibyo twakongeramo cyangwa icyo twabaganirizaho. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero nomero mwadushakiraho ya buri munsi igendanwa ni 078 50 64
018. Imana ibaha umugisha nakagaruka. Ciao ciao. murakoze cyane. Reka tubwire abantu bose badukukiye ngo Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Yego mushumba, nkuko rwose mutugaburiye ibyanditswe, ariko ubu hari abantu imitima yabo ikeneye isengesho nyuma yo kumva ubutumwa bwiza. Turifuza ko hari abantu mwasengera kugira ngo Imana ibagarukeho kandi bongere kumurikirwa bundi bushya. Abakomeretse bomorwe. Yambwira abantu ngo ari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yambwira abantu ngo hari igihe uzacana wake. Ubu hari abantu bazi ko impundu zitavuga ariko ejo zikavuga. Dusengere mushumba. Reka dusenga Imana yacu bwite kandi wowe utubera amaso. Haleluya. Utubera amaso n'indoro. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Kumva ijambo ryawe. Oh baba. Ijambo ryawe ritubwiye ko umugabo ukomeye cyane mu gihugu cya Syria. Uyu mugabo yari umugabo w'ingabo, ariko Bibiliya iratubwiye ko yari abembe. Yesu we, uri umutanga bugingo, uri Kristo, uri Mesiya. Mana ya Burahamu minima, mu rugo rwiwe yarafite umwana w'umunyisiraheli. Haramubwira ati cyakubwira wajya wacu Samariya wahura n'umuntu w'Imana akagukiza iki kibembe. Umugabo rero agiye Samariya ahura na Elisa. Nsengera buri wese ugiye kudukurikira nuzadukurikira, Mana umuhuze na Elisa wabasha kumukura ikibembe cyabasa ubuzima bwe. Nta wundi wabishobora rero, nta nundi watanga ihishurirwa byo kugira ngo umuntu amenye Elisa wanyawe. Ni wowe wenyine, ni wowe wayobora umuntu. Ngaho rero ibisigaye bikorwe nawe, kandi Mwuka Wera ibyo tutavuze n'ibyo tutagejejeho ku mitima y'abantu ibyo byabashakaga, Mwuka Wera akomeze kubibagaburira no kubibasangiza no kubibahishurira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane.